Yesu nashimwe mwene data nshuti y'umusaraba. Reka nongere ngusuhuze ngira nti amahoro y'Imana ahebuje aruta y'umuntu yamenya abane nawe. Uyu mwanya ni umwanya mwiza none Imana duhaye kugira ngo dukomeze tuganire ku ijambo ry'Imana. Buriya ikintu nshaka kukwibutsa kandi nanjye nibwira nuko akenshi Imana ihamagaye umuntu imuhamagarira ibintu bisobanutse. Ntabwo ari ukwiye kwicara ngo urekeraho ujye uvanga Imana yaguhamagaye ayakwiye guhamagaye yaguhamagaye ukora iki. Nawe tekereza umuntu aramutse aguhamagaye akakubwira ati ngwino, umuntu akubwiye ngo ngwino uragenda, ariko iyo uhageze uba ukeneye kumenya ikintu aguhamagariye. N'Imana yatubwiye ngo rituze, ituvana mu isi y'umwijima irangije itubwira ikiduhamagariye. Buriya rero intumwa za Yesu natwe twese yusomye uko Bibiliya ivuga yatubwiye ngo mugende mu mahanga yose. Burya ni ijambo ritureba twese, mugende cyangwa se aho muzaba muri hose muhindura abantu kuba bigishwa banjye, mubabatize mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Ariko kenshi duhamagara dufite intege nkeya n'abantu batuzi. Niyo mpamvu uzasanga mu gihe Imana yari ihamagaye Yesuwa, yari imuhamagariye kuvana abantu aho bari akabajyana aho Imana ibashaka. Niyo mpamvu rero ngira nkubwire ngo Imana yo mu ijuru yiguhamagaye iguhamagara hari abantu batakumva ndetse bibaza niba kuko iguhamagaye hari n'igihe nawe ubwawe utigirira icyizere. Ariko iyo usomye mu gitabo cya Yesuwa ugasoma ibijyanye n'ukuntu Imana yavuganye na Yesuwa, uzasoma igice cyayo cya mbere umurongo waho wa 7 haravuga ngo icyakora ushikame cyane kugira ngo witondere amategeko yose mugaragu wanjye Mose yagutegetse, tuzateshukeho iburyo cyangwa ibumoso kugira ngo ubashishwe byose aho uzajya hose. Harya ahantu rero uzajya hose uhabashishwa nuko wumviye icyo Imana ikubwiye. Icyo Imana ikubwiye cyo gituma ubashishwa hose ugakora ibyo Imana ikubwiye. Noneho iyo urebye mu bice cya mbere umurongo wa 16 usanga ko Yesuwa amaze gusimbura Mose akababwira ko Imana imuhamagaye, nabo baramubwiye bati ibyo tutegetse byose tuzabikora. Ni 16 mu gice cya mbere cya Yesuwa, ibyo tutegetse byose tuzabikora, naho uzadutuma hose tuzajyayo. Aravuga ngo nkuko twumviraga Mose muri byose nawe niko tuzakumvira. Icyakora Imana yawe ibane nawe kuko yabanaga na Mose. Aho kandi ariko nshaka gutekereza, baramubwiye bati nubwo ari we wasimbuye Mose ntabwo tujya impaka ko Imana iguhamagaye, ariko Uwiteka natabana nawe ntabwo tuzakumvira, kuko baramubwiye tujya Uwiteka abana nawe nkuko yabanaga na Mose. Tekereza kugira ngo usimbure Mose. Noneho wibuke twebwe ko twasimbuye Yesu. Muri make twe duhagarariye Yesu. Muri ibintu Yesu yakoze nuko yitwaraga. Noneho rero uvuge ngo ni Yesu wagutumye. Hari umuntu wigeze avuga ngo nkunda Yesu ariko nanga abayoboke be, ngo kubera ko batetwara nkawe. Yari umuntu utazi iby'Imana, avuga ati ariko Yesu ndamwemera, ariko atishidikanya kuri bamwe bamwitirirwa ko umuntu batameze nka shebuja. Noneho rero umurongo wa 7 mu bice 3 muri Yesuwa haranditse ngo Uwiteka abwira Mose ati uyu munsi natangira kugukuza mu maso y'Abisiraheli bose kugira ngo bamenye ko ndi kumwe nawe nkuko nabanaga na Mose. Urumva noneho wibuke ko ari mu bice 3. Igice cya mbere Imana ihamagaye Yesuwa, imubwira ngo iramuhagurukije, imubwira icyo imuhamagariye kandi kuvana abantu aho bari ikabageza aho Imana ibashaka kuko nawe yaguhamagaye. Arangije abibwiye abantu amubwira bati tuzakumvira, nta gusa gusuzugura, ariko Uwiteka abane nawe nkuko yabanaga na Mose. Niho kumubwira ngo nawe ugaragaze koko kuri umuntu usimbuye Mose. Niba uvuga ko Mose mwabanye mwakoranye kabuvuze ko ugiye kutuyobora, uzagaragaze koko uri umuntu ukwiye gusimbura Mose. Imana ibonye yuko abantu batekereza Yesuwa gutyo, nayo imuha igisubizo mu bice 3 umurongo waho wa 7 iramubwira ngo uyu munsi ndatangira gukuza
mu maso y'Abisiraheli bose kugira ngo bamenye ko ndi kumwe nawe kuko nabanaga na Mose. Urumva ko noneho Imana ivuze ko ijya kubyikorera. Kankubaze, mu by'ukuri kwitwa umukristo bisobanura iki? Uzi ko bivuze ngo ukora nkawe, uri ambasaderi wa Kristo, uri umwajenti wa Yesu. Niyo mpamvu rero buriya kuba umukristo ntabwo ari izina, ntabwo ari feeling, ntabwo ari ukubiririmba, ahubwo ni ugusa nk'uko Kristo yari ameze. Ibyo ntibyashoboka rero, nta mbaraga z'Imana zigushoboje, kuko iby'amategeko yananiwe, ndavuga amategeko y'Abisiraheli, Imana yabisohoreje mu mwana wayo ari we Yesu Kristo, ituma dushobora iby'amategeko yananiwe gusohoza, turabishobora ariko kubw'umwuka wera. Niyo mpamvu gukizwa nta mwuka wera ntibyemera. Ntabwo mvuze ko wazwa umwuka wera, mvuze ngo no kugira ngo utere intambwe ya mbere yo kwemera ko Yesu ari umwami, n'umwuka wera ubigiramo uruhare. Ariko iyo ntambwe ntihagije, bisaba gukomeza gutera intambwe nyinshi mu kwizera, mu gusenga, mu gusoma ijambo ry'Imana, no mu kubana n'umwuka wera, no mu kuyoborwa nawo, no mu gukoreshwa nawo, no mu kuzuzwa nawo. Mbese umwuka wera niwo utuma ujya muri misiyo, ujya mu mugambi Imana yaguhamagariye gukoreramo, ujya mu muhamagaro wawe. Reka rero nsoreza ahangaha nkwifuriza Pentekote nziza twegereje, uzagire Pentekote guhindura kugira ngo nabone guhindura abandi. Urakoze, Imana iguhe umugisha.